hari uburyo bwinshi rero ushobora gukoramo ibintu byawe umugabo wawe akaba nk'uwarozwe. Umugore mugenzi wawe akakugira inama yo guhindura umugabo wawe ipanci kugira ngo muzamufatishe ukajya kuritunga mu rugo rikajya rikurushya ariko muravunika ibyo bintu akajya kubikora. Ubwo si bwo burozi bwonyine bukora. Nemere yuko hariho imiti ya kinyarwanda ikora ibyo. So bimubwiye umugabo usabyanze ati hoya aho kujya gukoresha amafaranga y'ijana 500 ufatamo 100 wiyeranje ushaka akantu wiguriramo, sibyo? Yanze kubabara ngo yose ubireke wese ujya gushaka inshuti yawe. Uriya mugabo ndatandukana nawe, none hari akantu turatandukana basigaye badukangira. Ese uramutse ukazanye akakubwira ati waba umfashije, kandi koko ukabigenzura neza ugasanga waba umufashije, ugasanga ameze atya ati ndabona amahoro ari kuvuya koko, wabigira ute? Ufite fone y'umugore wawe ukabona haje ikinimero kizwi, ndagukumbuye yayobye, ikintu cyayobye urakimenya nshuti yanjye. Njye navugira hanyuma habaho nashiduka nanasaraye nagira ikintu yumva yego mana y'isini. Nasa uri kuvuga njyewe ugica ko bati iyi message kubera gusakuza najwangajwanga nandwe yanyumva na yibaba we ntabwo kuvuga se nk'ibikigo wigeze ndaya oya hari ikintu, hari message ushobora kuza ikazamura ya kamera yawe ya nyuma yo muri wowe urabizi n'ubwo ejo bundi cyaye ugasanga harimo nk'akantu umugabo yakubwira ati wenda ndi muri jamu kandi bari kumwe, ariko nayo ni jamu. Nayo ni jamu. Ubundi jamu ziri kwinshi. Umuntu nakubwira ngo ari muri jamu ujye umusobanuza iyihe. Iyo mu muhanda tuzi niyo mu Giporoso ujye umubaza niyo ku Ruyenzi, kuko hari n'igihe usanga inzira zimukura mu rugo zimuzana iwanyu nta jamu ariko afite iyo yikururira. Marakemura ndabasuhuje niyemwe mbaye nikaze nimwe tubana umunsi ku wundi, nimwe mukunda bakanakurikira ibiganiro bya Ketchup TV show 5/5. Ndi kumwe na Ketchup wagaruye akabaraga, je nitwa Romeo Janvier. Ketchup umeze neza ubu ngubu? Meze neza ndashima Nyagasani. Uyu munsi nagiye no muri siporo mu buryo bwo kugira ngo numve ko umubiri wanjye uri tayari, ariko sindazikora neza nkuko nsanzwe mbikora. Nazikoze neza abantu bari gukiruka, ariko ubundi meze neza nta bintu by'uburwayi bikiri muri ngewe. Kapusho arimo aravuga ngo aho wageze ubyibuha ni ugeze unanuka. Ngo nashatse kunanuka ngo ndangije ngo ndahorota sinananuka. Yenago bitenge koko. Cyakora reka nkubwire, nari narananutse narageze ku biro numva nta kintu bintwaye, nyine ubona ahubwo nacungana naho bigeze. Ejo ndi sindwaye ku mugani wenda horota. Uyu munsi rero nasanze watakaje bingahe? 2 ari uko bimeze. Natakaje 4. Narwaye mfite 76 kuko nigize kubyibuhaho gato. Hari iminsi yageze njya nabi ndabyibuha. Iyo muriye hamwe murabyibuha. Ngeyo ndiye nabi ndabyibuha. Turiye nabi neza nibwo tubyibuha. Urumva Kapusho yari n'abarwara bwaki ngo birende kandi ntawe afite. Urumva gutereza turakantu gato cyane banyeretse amavuta mubyeyi wacu ushyiraho umusatsi ugakara gutyo ukazajya ukurura ukaba amarenda asa nk'afatanye nyine nk'asutse. Kapusho arabaza ngo nanjye se byabirenze sha gapocishamo umutwe gusa basi barebe abantu bakagira ngo tuba turi gusebanya. Yego nyibwira. Urumva nigize kubyibuhaho gato ngira 76. Rero mu gihe kitangana n'ibyumweru nka bingahe ndwaye nahise mbita ubu mfite ibiro 72. Kandi munzani nipimyeho wongera ibiro 2 cyangwa 3. Ugiye kumunsi usanga ufite 72 kandi umunzani wongera uwo munzani mu busanzwe wongera 70. byashoboka oya bishaka ko ari 70 cyangwa 69. Nagafuka k'umucero ubwo ngubwo n'injekani y'amavuta gaceza. None reka nkubwire ikintu kambanze nshimira abantu, umuntu wese wambwiye pole, wanyoheje message ansabira ibyiza, ansabira gukira.
Imana ibamera umugisha, mwarakoze cyane. Hari izo nabonye simbasha kuzisubiza, hari abamamagaye simbasha kubitaba, ariko byose narabibonye. Imana ibamere namwe abantu bababwira ngo pole muraza kumera neza. nta message y'imbuto se ngo twifatanye mu burwayi njye nawe? Sha nta message y'imbuto pe. Ndacyari muzima ubwo. Eh. Nenge kuremba. Uri kuva hano nahwereye. Tugiye gutanga inzira. Oya ntago bayikeneye. Murayikeneye. Ukeneye inzira. Hano urahanyura. Uyu nguyu. Uyu we nta kibazo. Uyu namugonze nta kibazo. Uyu ntacyo ntabwo byagaragara. Ntabwo byagaragara. N'ubundi ni igisenzegeri. Nk'ubu ni ibiro cyangwa sheka rukara bakarunyura Oya humura. yacamo byo nako yacamo hano ntabwo yankora. Kereka hari ikindi kibazo. Urumva umwana wanjye? Sha cyakora. Ubuzima buraryoha mwana. Ubuzima buraryoshye cyane. La vie est belle. Kereka iyo aza kuba mu kanya ntabwo babonye umudamu wari uri kuva hano. Uri kuva hano? Ngo ari kurira. Yarameze nkaho yamparikisha hariya. Oya. Nabana biriya pe. Niba nuwo hari imbere. N'inshuro igihumbi. Nabana biriya kuko yavuye aha. Nta yavuye aha. Nta yindi modoka. Hano harimo imodoka 3. Reba hano Rome. Iriya iri hirya yari taraza. Kumwe niyo ngiyo. Ako yavuye aha mu bana hato. Araza. Araza mpaka satira iriya. Ntabwo basengura televiseri nikoraho. Akomana. Yarapakiye. Manevre ndazize cyane. Ikintu cya mbere nzi gukora ni parikingi, kwinjira no gusohoka. Ariko abantu babonye perimi vuba ikintu bose baba bazi ni parikingi. Oya usibye ko ntazi ko ari ukuri. Njye gukurikiza. Oya njyewe sinzi nimba ibyo bintu ari ukuri. Ego. Bareka tumuhinzira uyu muntu. Mureka tumuhinzira. Kandi yababwiye ko acamo. Ikibazo ashaka gucishamo umuntu. Kagiye guhita acamo fresh. None se ukuze indege urayitunze, kuzi ko ari indege. Keje dukora ikiganiro cyatangiye n'umutima wanjye utari. Wakora mwana, yagiye. Uraba uri kundebera? Ndakurebera. Manevre nka 200. Yego. Agiye kukugonga. Aya ntago yavuza. Ngiye gutera n'indi manevre. Yako dize. Romeo kugira ikintu avuga byanze. Oya nta mutima ngiye mfite nuko. Oya mweka tuvemo nibyo biri bubwihuta. Mutima ntago ari gukora keca. Ntago byari kuvamo. Oya ntaratanga inzira ngo ubuzima bwanjye bw'ibintu butari mu kantu cyangwa byapfa gukunda habe na gatoya. Wigeze ukora ikiganiro utubwira ku munyu wo mu nyanja ufite imimaro myinshi igiye itandukanye, ariko ntiwawutindaho cyane. Wenda turaza kuwukomozaho ubwo ni kimwe mu byirukana imyuka mibi n'imyaku. Kubabyemera cyane. Ni ibiki muri bizana imyaku cyane cyane mu rugo kubashakanye hagati y'umugore n'umugabo bakabana bakundana cyane biryoshye, nyuma y'iminsi ukazajya mureba akabana hafi nta kigenda gusanga waranibeshye. Hari ibintu abantu twizanira, hari ibyo batwoherereza. Usibye ko umwaku ntabwo ubaho. Njye ntabwo nemera ko umwaka ubaho. Amahirwe rikabaho. Ariko habaho igeno. Amahirwe y'igeno. Nyine amahirwe muri rusange. Amahirwe abaho. Sugura umubare umwaka utabubaho. Umwaka ntabwo ubaho aba ari igeno. Oya sorry uri kuncanga. Umwaka ntubaho n'ayo mahirwe ntabwo abaho aba ari igeno rya Nyagasani. Kuko buri ujya kuvuka nanjye nkavuka. Imana yari ibizi ko tuzahurira mu bintu bya filime hagaca imyaka n'imyaka tukazunya tugahura n'uyu munsi bimeze gutya. Ni imyenda yari ibizi ko tuzaba tuyambaye. Iyo Imana gushyize kuri iyi si ibizina buri kimwe ntago biyigwirira. Iyo uje ku isi ukihakana ko Imana itabaho cyangwa ukayibangikanya ntago biyitungura. Ibizi kuri kiremwa cyayo kizayihombera. Kuki kucyemera kukurema. Kandi kimwe mu byaha Imana yanga no kuyibangikanya. Ariko ikakurema ibizi ko ariko nyine uzamera. None se ariko birema abantu bose bazima bayigandukira bayubaha bakora ibyo yifuza. Ntago byari gukunda. Isi nyine ntago isi ntiyari kuryoha itaza kubamo ibiyirimo. Ababi abeza ibyaha ibiki
nibyo gusa umuntu aba agomba gusaba Imana akazava mu mahoro. Rero hari ibintu twe twikururira, yego hari n'ibintu abandi bantu batwifuriza kandi bikanatugeraho, kuko hari igihe tubahereza umwanya wo kugira ngo bitugereho cyangwa se bagakoresha izindi mbaraga kugira ngo bitugereho. Navuze umunyu, hari abavuze ko ngo kereka utizera Imana, ngo kereka utagira gute, ariko kwirinda biruta kwivuza. Hari ikintu ushobora gukora ukaba ubizi ko utabangikanyije Imana. Sinkubwiye ngo fata umunyu ngo ushyire imbere ujye uwusenga, sinkubwiye ngo ufate nk'ikigirwamana, ufate nk'ikintu kidasanzwe. Ku bantu babyemera, umunyu wirukana ibintu byinshi. Umunyu, hari abantu bafata amazi ari nk'aya iyo umwana ari bwoge bagashyiramo uriya munyu bakaza kuyamwoza. Harimo abantu barwara amaguru akawushyiramo akanakandagiramo. Harimo abantu bawukoresha nko kuba, reba ndabyita ngo Imana mbuzije ukuntu mbivuga, nko kuba nshobora kuwufata hano mu kiganza, nshobora kuwugendana mu mufuka wanjye. Hari ikintu uba ufite uzi nyine kiba kimeze nk'uko wajya mu ishyamba ukagendana inkota. yego Uriya munyu rero ukora ibintu byinshi byinshi cyane. Noneho buriya abadamu ni abana beza, iyo bahuje bagakundana bakaba abashuti, umwe akagira undi inama utuntu akora, undi utwo akora, urumva. Ariko bikaba bibi cyane, bibi cyane iyo umwe atangiye kubwira undi ngo umugabo uzamufatisha ari uko wamuhaye ibi n'ibi, ahita abinzanga. Umva, umugore mugenzi wawe akakugira inama yo guhindura umugabo wawe ipanshi kugira ngo muzamufatishe, ukajya kuritunga mu rugo rikajya rikurushya ariko muravunika. kakugira inama Ni yo ukuri guha umugabo wawe kw'Imana. inzaratsi Agapanshika kugira ngo apanshike, ujye umubwira ngo ngwino hano, ahita aza. ahita aza mu kanya nugenda arire. Mwana reka nkubwize ukuri Rome, unyibukije muri Bamenya ari sene nakunze cyane cya gihe ni wowe uba warungiye umukunde Kanimba Bamenya Kawunga ukaribwa na Bamenya. Oya nyine reba ibintu dukina birangira ari ubuzima bw'umuntu wenda uzi, cyangwa bikazanaza ukabimenya nyuma, ariko ni ubuzima bubaho. Filime buriya ni ubuzima bubaho. Ariko ntababeshyi, izina ry'Imana hariho uburozi nakwita ko ari bwiza, ariko si ubwo bavuze ko ari uburozi bwaba ari bwiza. Hariho ibindi bintu byiza wakora bishobora gutuma ufatisha umugabo wawe. Urukundo, cyizere, kumukunda, kumwubaha, wenda numwubahe byo kugira ngo nawe ube cishwa bakubabaze. Buriya iyo umuntu ababaye atanga akababaro, sibyo? Iyo umuntu ari akunzwe nawe agatanga urukundo, n'ubundi iteka nawe nicyo atanga. Hari ukuntu wubaha umuntu, nibiba ari ibintu biri too much ku buryo iyo papa yinjiye mu nzu uryama hasi akagukandagira, ariko nanone bikaba ari ibintu byiza ku buryo umugabo ashaka kwicara mu bandi akavuga ati njyewe umugore wanjye nishimira uburyo amfata, nishimira uburyo anyubaha, kandi undi muntu ubabonye akabona nta bidanje birimo. Hari uburyo bwinshi rero ushobora gukoramo ibintu byawe umugabo wawe akaba nk'uwarozwe, kuko ariko ushaka kubibona, ariko utagiye kujya gukora ibintu bijiririjwe n'imbere y'Imana ndetse no mu mutima wawe. Ukaba wicaranye n'umuntu, umuntu umwe ngo yatekeye umuhungu ibintu, umugabo aramushaka, biza kugera aho ngaho birarangira. Ibyo bintu mubaha mukabatekera kugira babashake, bigira ngo bikarangira. Buri umugore arya ashaka kukuroga, mukabana imyaka 5 cyangwa 3, wa kane buri kugushiramo umuti utazi n'icyo umuhoye. Hari sindumva umugabo wagiye kuroga umugore kugira babane, uwo ntago aba ari umugabo. Babaho aba ari umugabo se? Oya, ntago aba ari umugabo. Umugabo ubundi kuba umugabo ni iki? Ntabwo mbizi. Kandi uri umugabo Uri shuwa? ngaho da, yewe
tutagiye kure. nabisobanuye hari ubugabo mu buryo bubiri Mm. kimwe n'ubugore Nyine reka tureke igitsina iby'igitsina. n'inshingano. Aha, izo nshingano rero noneho ibaze izo nshingano ntuzifashe, uri kumva ko bazazigufatira uga kanibaye, urumva bazazigufatira, sibyo? inshingano z'umugabo ubundi batubwira ko ari ukurinda umuryango. N'umuryango ntubashije kuwurinda urimo urawasasa. inshingano ya kabiri y'umugabo ni ugushaka ibitunga wa muryango. inshingano ya gatatu y'umugabo ni ukwereka icyerekezo kizima wa muryango ugomba kwerekezamo cyangwa se kugenderamo. Wanyereka rero ahantu hicaye nk'abagabo batatu bari kuganira ku bintu bazarogesha abagore babo? akapasha arabeshya. Byabaho? Ntabwo abo bagabo babaho mani. abagore tubarogesha akarimi karyoshye. Akahe? uri mwiza, ndagukunda, ngufite ibi n'ibi n'ibi, ya magambo meza anyura umutima wawe. Aha, amagambo meza aherekejwe n'utugifuti. Yego, nibwo burozi abagabo dutanga. icya mbere ni akarimi, icya kabiri ni ibikorwa bijyana na ka karimi. Ibaze rero usanze hari umugabo ujya gushaka inzaratsi, niba zishyira mu musego, niba zitogosa, niba zimuzirikaho, niba uko bamubwiye kuzikoresha, ibyo bintu akajya kubikora, ubwo si bwo burozi bwonyine bukora. Nemere yuko hariho imiti ya kinyarwanda ikora, kuko hari ikiboro bajyaga baha abana cyitwa ikirogora, gifite impamvu umunyarwanda yakise gutya, ni ikirogora nyine. ubwo hari n'ibindi byinshi birakora, hari abantu barwara bakabavura muri kinyarwanda bigakunda. rero ubwo nimba yamuvuye bigakunda, no kumuha ibimugira ipanshi ngo ndashaka kumuha amafaranga, ngo kuma umuti, ngo umugabo wanjye ngo najya amubwira ikintu cyose akacyemera, ngo ndashaka kumuha umuti, ngo bikajya bigenda gutya na gutya, sibyo? cyane batamuhamagara agashaka uwo bamuha ngo ajye yirirwa amuhamagara, noneho bikazagera ahantu amatwi amurya kandi ari we wabyizaniye. Mu by'ukuri uzi yuko buri ushobora no kuba uhozaho isengesho, usibye ko hari n'abantu baba batazi no gusenga, basenga nabi. Rome ngiye nkaba nabyuka mu gitondo singiye no ku musala ngo nsari, ariko nkaba nzi ko hari duwa yanjye ntagomba gukora ikosa kubyuka ntasomye, nkasoma, cyangwa nimba ngiye guteka nkagira iduwa yanjye nsoma mu mutima wanjye, avuga mana ndagusabye bino biryo umugabo wanjye nabirya bimuryohere nyine. Ibyo byose uri kumva wajyana kwa runaka, wowe ubwawe aka kanwa kacu niko gakora ibintu byinshi. Mushobora kubivugira muri iyo nkono utetse, kandi si ibi uri kuvuga, abirye yishima. Kundi ibyo mutekera bigenda gute? Umugabo wakabirya akanezerwa, akanakubwira ukuntu yishimye, n'ibindi byose bikagenda neza, ukabibona ugahozaho. Ntuzi wenda nawe hari ibyo akora ku ruhande rwiwe kugira nawe wishime. Rero ni kimwe nk'ibintu twikururira bitari byiza mu ngo zacu. Niba umugabo wanjye tutumvikanye yuko harabura umunsi umwe kugira ngo umwaka urangire, ndimo ndamushyuhaho, ndimo ndamubwira ukuntu nshaka wigi ya 300, ndashaka ikanzu ya 200, ku buryo ku mwaka imyenda yanjye ngewe ngenyine nibyo nzakoresha bigomba kuntwara ari hejuru y'ibihumbi 500. Ese nyuma y'uwo munsi uri imbeba iyo myenda uzayirya? Niko uragapanya? Mwumve ukibaza ibyo so bimubwiye umugabo usabyanze ati hoya atakujya gukoresha amafaranga hejuru ya 500, ufatamo 100. Wiyeranje ushaka akantu wiguriramo, sibyo? Yanze kubabara ngo yose ubireke, wese ujya gushaka inshuti yawe, uriya mugabo ndatandukana nawe, none hari akantu turatandukana, basigaye badukangira. ese uramutse ukazanye akakubwira ati waba umfashije, kandi koko ukabigenzura neza ugasanga waba umufashije, ugasanga ameze atya, ati ndabona amahoro ari kuvuya koko, wabigira ute? Kandi ibyo bya turatandukana uri murahubuka ntabwo biba bive ku mutima wawe.
ugiye ku nshuti yawe irakogeje atari ko ni gute wambwira ko uriya mugabo wawe yabura byibura n'ibihumbi 500 byo kuba yakwambika 400 se byo aha ariko abagabo n'abana bawe kandi buriya afite umukobwa yabiguriye aha nuko ukaza mu rugo ukarara uvuga nka radiyo Mm. ukarara uvuga uduhira umuntu ejo uzajya ku kazi akajya gushaka andi mafaranga ejo ukongera umugabo bagatangira kubura ya mahoro uzi ikintu uri kurema mu rugo rwawe indiri y'abadayimoni bahora bameze bane iwawe wahagize mu rusaku iwawe wahagize ahantu umuntu ajya ntabona amahoro iwawe waharaze urusaku ni rwa rugo nyine ruri aho rutagira amahoro urugo rwawe ukaba urwambuye amahoro wowe mugore umugore wawe tujye ku ruhande rw'abagabo umugore afite akazi akora kiyubashye runaka ashobora kuba agenda agakora bitunguranye ugasanga umugore nimba ataha saa 11 atashye saa 2 arabikubwiye urabihakanye sibyo wiriwe umushinja yuko wari uri mu bagabo wari uri mu bake wari uri muri ibi wari uri muri ibi ibyo ntibibaye noneho wowe ugatangira kuzajya ugenda ugakora amarorerwa utanitangiriye ugatangira kurahura imikoshi ukazana mu rugo kubera bya bindi wishyizemo udafitiye gihamya kuko iyo dushyize ibintu mu mutwe birangira twumva ko ari byo nk'ubu ndamutse nishyizemo ko mfite inda nacira iseseme yanyica ibitotsi byanyica wambona ukabona mfite ikibazo nubwo ntakubwira ngo niki kimwe uko ushaka kumwata ariko ko mbona umeze nk'umuntu ufite akada gatoya urumva icyo kintu rero hari ibintu bimwe na bimwe twebwe twikorera tukabizana mu buzima bwacu bitari ngombwa buriya rero ngize akajinya nyine ibyo bizamo ndabivuga ariko ku munyu navuze n'uburyo ushobora kuwukoresha ushobora kuwushyira mu kintu cy'igikombe urugero ugatereka nk'ahantu mu rugo ku idirishya ahantu wenda mu rugo baba banabizi ko atari wowe bagufata ngo bawurye gutyo wirukana ibintu bibi udi burana nayo ni nziza nako ububani ni bwiza hari ibintu twanga gucana mu ngo zacu kugira ngo bibe ni ibintu byiza ariko kandi bifite n'ibindi biturinda byinshi nijoro buriya kujyana abana hanze nijoro ntabwo ari byiza kuko ijoro ribamo ibintu byinshi bibi cyane ariko hari igihe ukubitana n'umuntu kubera agakungu ngo araherekeje afite uruhinja rw'amezi 3 mu mugongo Romeo ahantu mu kayira hatabona cyangwa se yagiye ahantu atashye ayo masaha ese mu mwagiye gutabara uzi ko buriya hari ibintu abantu twumva Romeo ngewe nk'ubu nkaba mfite umwana uri inshuti yanjye ukagira ikibazo gikomeye cyane kandi ubizi ko ngomba kuba mari ariko niba mbona nta muntu ufite musigira mu rugo aho kujya wenge gutaha ijoro nakugeraho kare nkamara iminota mike nkagenda mbonye ibyo bidashoboka nakubwiza ukuri ngakubwira abizi inshuti yanjye ndagukunda ariko sinagenda n'umwana wanjye nijoro aba ari ibintu byinshi bibi birakorwa nijoro haba ibintu bibi utakwiyumvisha hari n'ibyo twe tutabonesha amaso yacu nk'imbwa zirabibona umwana ashobora kubona umuntu mu bisubize buri mwana hari umuntu ushaka kumubanisha nawe n'ukwezi ariko umwana akaba atamuterura hari umukobwa umwe muri Kenya nabonye afite ipusi n'imbwa nyinshi ariko ipusi imwe iyo uhaje ikashaka nyine ikagikuvugiraho ibikenewe urasohoka ngo ntabwo winjira mu nzu ye uba uri mubi kandi abo bantu babi barahari ibijisho bibi birahari rero uramunyu turinda ibintu byinshi ukuraho ibintu byinshi cyane uravura ibyo ngibyo hari iyo niyo bateka ariko uriya wo mu nyanja ntabwo mbifiteho amakuru ahagije barawurya kuri ubu umeze nyine Cristiano ndumva ari warya nanjye nigeze kuwuryaho uramunyu rero rwose ni mwiza hari abantu bawufata akoga bisanzwe yaza akawufata akaba yawushyize nk'akabido karimo amazi agashyiramo nk'utuntu tungaye akaza kwiyugusa hari imiti myinshi twe dushaka kwikorera iyo micafu yanyu yaje ishobora no kubikuriho ikagenda ikuvaho birahari byinshi turahanga tubivuga yego umugore agiye abonye message y'umugabo we baryamye ati uyu ninde
hari umukobwa umwandikiye indoro ikavuga ishyano rigacika umurizo. biterwa n'ibyo aba yanditse ariko rumeka mbaze nkubwire ufite fone y'umugore wawe ukabona haje ikinimero ntikizwi, ndagukumbuye yayobye, ikintu cyayobye urakimenya nshuti yanjye, ukaba natakomeza nyibwire ndagukumbuye ibiki n'ibiki, akamubwira ibintu ku buryo hari ibintu umuntu avuga. Urugero nk'uko umugore wawe nimba ari inzobe, urabizi nkunda inzobe yawe cyangwa se nkunda igikara cyawe gutya na gutya, akamubwiramo ibintu wowe umuzi, amaso manini yawe urabizi iyo uri kureba ibiki n'ibiki. Rome turetse kubeshya, turetse ko nta mugabo udakunda kumva ko umugore w'abandi bantu bavuga ngo ni mwiza, nyine yabyumva ariko ntabwo abashaka babitindeho, kuko yanataha umugore we akamusiga godoro kugira abantu batazongera kumubona. Buriya n'abagabo bakunda abagore bambara ibintu birebire ni ngo bipfuke bigire gute, nuko bashaka uwo akubone wenyine kugira yumve afite amahoro yo mu mutima kubera kwikunda, ariko ntabwo ari uko aba yanze ko wakubitamo akamini mukagendana nawe yishimye. We ntabwo ashaka agende wambaye bya bindi akunda bakujyane. Ibyo bintu bibonye, iyo message ubonye muri phone y'umugore wawe, watuza, wavuga, wavugira hasi, wavugira hahita haba inama y'abaminisitiri. Njye navugira hanyuma habaho nashiduka nanasaraye nagira ikintu yumva. Yego mana y'isi. Nasa uri kuvuga njyewe nugusha ko bati iyi message kubera gusakuza najwangajwanga nandwe yanyumva na ibaba we ntabwo kuvuga se nk'ibikigwa wigeze ndaya ujya hari ikintu, hari message ushobora kuza ikazamura ya kamera yawe ya nyuma yo muri wowe ku buryo biriya bintu abantu bakunda kuvuga ngo by'imyuka ngo biza mu muntu uba nk'ubifite, ariko ntabwo biba biri normal, biriya ibyo ngibyo biba biri kuza muri ako kanya. Hari ubwo umuntu yandikira ugasanga yamwandikiye ndagukunda, urabizi rwose nubwo ubana n'umugore wawe ntago agukunda kundusha, urabizi nubwo ejo bundi cyaye, ugasanga harimo nk'akantu umugabo yakubwira ati wenda ndi muri jamu kandi bari kumwe, ariko nayo ni jamu. Nayo ni jamu, ubundi jamu ziri ukwisha. Umuntu nakubwira ngo ari muri jamu ujye umusobanuza iyihe, iyo mu muhanda tuzi, niyo mu Giporoso cyangwa niyo ku Ruyenzi, kuko hari n'igihe usanga inzira zimukura mu rugo zimuzana iwanyu nta jamu, ariko afite iyo yikururira urumva. Ugasanga muri ya message hajemo akantu kameze nk'akari kumwibutsa bya bihe, ariko umukobwa yayohereza ntabazi ko madamu ari buyibone. Kandi uzi ikintu kiba gihari, abo bantu baba basanzwe bafite ukuntu bapanze ibintu byabo bavugana ntunabimenye, ahubwo Imana iba yashatse ko cya kintu kimenyekana ikabikora gutyo. Rero hari ibintu bishobora kuza ukaba wayifata ukamubwira ati ndabona umugore wawe yakubuza, oye ati uwo mugabo se uvuga gutya we karagiriye aceceka, umugore wanjye uretse umugore akuba muzima wowe, umugore wanjye si nguri ndakubwira ko ari umugore wanjye ngo iki ngo cyagiye turi muri jamu ikise ni icyahe kandebe nimero kuri mobile money ari yande, akabigiye yigize nk'umuntu uri kohereza ngo yego mana ngo ese ngo ni Diane ese nuwahera ese nibeshye uyu ntago muzi, ntugapfe guhubuka ngo nawe umbwire ngo ni abagore banjye ko ntago ubu bihagazeho, sibyo? Ikindi ariko ubundi kuki abagore musuzugura? Ubundi ubona ndimbura mukora ku buryo nirirwa mu majipo y'abagore, abagore mwaribonye, ubona nta kindi kintu nakora usibye kujya mu bagore. Nawe ukahita ujya mbabarira rwose njyewe nari mbonye zino message. Umuntu niba uyobeje iki message ntukaze ngo upfe kuntura, ubundi ninde uba ngo ndebere muri telefone. Si ikosa ibyo ni biki? Ni ikosa, si ikosa kenshi. Rome, kuba umugore wawe yareba muri phone yawe nta kosa ririmo, kuba wareba muri phone ye nta kosa ririmo. Bigize icyaha imbere y'amategeko, bigize icyaha imbere y'amategeko. Kureba muri telefone y'undi muntu
uzi impamvu ni uko batavuga ngo umugore wawe arabyemerewe cyangwa umugabo wawe arabyemerewe, sibyo? Muri rusange yego ni amakosa, kuko nk'ubu nshobora kuguha fone yanjye ukabonamo wenda amafoto yanjye n'umugabo wanjye twiyambare ko twishakira bitari ngombwa kubibona, hakaba n'undi w'ingegero ushobora guhita yiyoherereza ejo n'ejo bundi ya foto ikajya hanze igatangira gusakazwa muri ba bantu. Ibyo hari byinshi nk'ubuyobozi buba bwarebye bugahagarika, ariko mu bigize urugo kuramo telefone ya mutabazi wanjye nta cyaha kirimo, no kuba yareba muri telefone ya Neriwe nta cyaha kirimo. Murakoze. Next. Ariko hari message Rome tubisubiremo, hari message wabona ukabura ikintu uvuga ukanza ukamera utyo ukagagara nawe akabibona nuvuga uramwica akagenda akaza kugaruka. Hari na message ubona ugaturagurika mpaka bikaza kurangira nta kintu yumvishije kubera umujinya. Hari n'ibyo ubona waramenyereye, uzi ikintu bita akamenyero. Uzirinde kubabaza umugore wawe inshuro zirenze 3. Mugabo uri kutureba, uzirinde kubabaza umugore wawe inshuro zirenze 3, uzamurinde gutuma gukeka inshuro zirenze 3. Ikintu gikurikiraho atangira kumera nkaho umeze nka bimwe mu bikoresho biri mu rugo. Iyi safuriya nubwo ishaje ntishiririza umuceri, igomba kuba ihari tukayitekamo umuceri. Arabizi ko ishaje iramubangamira, ariko kubera idashiriza umuceri iri aho ngaho. Uri aho kubera ko wenda abana arashaka ko bakura babona papa, igitsure cya papa. Uri aho kubera ko wishyura inzu umukodesha. Uri aho kubera ko mutuye muri quartier itari nziza, abajura ntibapfa kwinjira mu rugo kwa kuhari. Umugore ni gutya, umugore uramubabaza wowe ukamukorera ibintu ubyita imikino. Muri we akenshi inshuro 3 nizirenga atangira ukomeza ubikora ukabona nta kintu bimubwiye. Umugore wanjye arihangana cyane, hoya nta kintu kivuze imbere. Kandi Rome kuri kutugumura oya ntabwo ndi kubagumura, nimba ntabwo ndi kubagumura ahubwo ndi kubaha inama. Umugore wawe igihe umukorera ikintu ukajya wicara mu njye afite umugore afite umutima nazi ukuntu umeze wo kwihangana. Uzi ko ejo bundi yabonye message wenda ya Diane, ya Eva, ya Claudina, ya Gororo, akanyihorera. Ntagaruka badafite icyo gukorera, ntagaruka badafite icyo kubwira, ahubwo wigize agatebo bazagucuruzaho imineke ntacyo bimubwiye, yarabyakiriye. Ikiza nuko ubasha gukora ibyo muri bimwe nari mvuze aho ngaho. Ahanini nubwo ataza ngo ababwize ukuri, hari igihe uba usanga mutakibonana nk'umugore n'umugabo kandi mubana mu buriri bumwe. Umugore yabigukora, umugore mwararana atanambaye imyaka ikarenga, kurakubita ukamwifuza akakubwira ati ujya hahandi nari mari, ujya hahandi nari mari, wansize hano none nitore ucafu. gumurira abagore. Rome bagabo twicare twigane. nukuri tujye uzi impamvu Rome ntabwo mvuze ko abagore batabikora, umugore yabikora, ahubwo umugore abikoze umugabo we hari igihe akenshi atabasha kubana nabyo, agahitamo kwigendera, agahitamo kubana yeruye ko batabanye neza. Ntabwo abagabo muzi kwihangana cyane, ariko umugore ibintu biraza ubwo muri iyo minsi byamugoye kubana nabyo, iyo bimaze kujya ku murongo nta kiba kimugoye. Hari ibintu biri bajya bagereranya bakavuga ngo rimwe iruta 0. Kugenda umuntu agakora ibyo yari agiye gukora agataha, no kugenda no agacudika n'uwo muntu ku buryo zo message uzibona. Ikishengura umutima ni iki? Abataha ajya hese yajya agenda akagumayo, gutaha kwe biba bifite akahe gaciro? Ngo ikizima nuko abikora agataha, gutaha se n'ibiki? Abatahanye iki? Cya cyubahiro se ubundi se reka nkubwire, iyo umuntu agukunda ikintu kimuranga no kukuba nuko icyubahiro ni icyambere. Ariko iyo utangiye kwigira fizi y'akarere, hari umukobwa muba mwicaranye yakureba akavuga ati yo
disi iyi gahunda ndayizi nta kigenda. ni gucyurana ubwayo ngo twumvikirishe. yewe ati nta kantu ati mbega yo disi, kumbe wowe wicaye aho shangiyeho umugabo wanjye gutya na gutya, nawe arakureba atyo twakumva umuraka akabona umeze nk'ihene, sibyo? ntaraswayo. Ugasanga ntabwo yabivugiraho, ariko yaguciye amazi rwose. Nimba yajyaga kubona n'ahantu akagusuhuza, arakubona akabati, sibyo? None rero wowe uraza kurata ngo urataha, gutaha ni ibiki? Ushaka ntiwagumayo, urataha gutaha se ni ibiki? Ushaka yakigumira. Nta mpamvu iriho ituma umuntu aca undi inyuma, sibyo? Kugira ngo uvuge ngo niyo mpamvu yabikoze, ariko biranga bikaba, kubera turi abantu. Hari ubwo ushaka kuba utabigambiriye ngo uve mu rugo ariyo gahunda wapanze n'ibiki, bikaba byanaba n'uwo munsi akaba ari nawo munsi wa nyuma icyo kintu ushaka kuba ugikoze. Kuri bamwe birashoboka, cyaba kumva arababaye cyane, akihana ku Mana ibi bizi ko byabaye, n'uwo babikoranye akamubwira ati ntituzongere guhura ukundi, ntituzongere kuvugana ukundi, bikanarangira, sibyo? Ariko hakaba na wa wundi harya ngo usi yaraye hanze bucyabaye aba ari inturo. sha bagahora na gahunda ameze atya, mu rugo bamushaka ati ndarushye rero gutya na gutya, usigaye rwose numva nawe ntazi ibyawe, agatangira kukubona imboga mu menyo ku bushake bwe, agatangira kubona uhengamye mu gihe uri kugenda akabona uri kuza, inzobe agatangira kuyibonamo ubururu, niba wari igikara agatangira kubona ngo ese gusigaye ufite akantu k'icyatsi muri wowe, ataha warahishije, nyine agatangira kukubona ukundi kuntu. Rero umugabo nubwo agenda akabikora, uko byagenda kose nubwo utabihagazeho ku mutima hari icyiza. Umugore ubwo agenda akabikora nubwo waba utabihagazeho hari icyiza. Hari igihe umugore wajya kuguca inyuma kubera nawe wabikoze, kugira yiyambure ikintu cyo gukomeza kugukunda. Kuko iyo abagore twe tugiye tugenda twese, ariko ntirariye ngo ribajyane. dusoje umwaka bitoroshye. mba mbabwiye gusa icyababwira ntabwo twari twabiteguye, yadusomeye twabiteguye ariko byungukiyemo. dusomeye rwose numva harimo imfashanyo ikomeye cyane. Ikiganiro cyari gikenewe mbere y'uko uyu mwaka urangira. Nizera ko n'umuntu utari ufite uburyo abaho akumva ko kujya ku muhanda akadandaza amagara ye ari bwo buryo bwonyine asigaje bwo kubaho. Hari ubwo abikora imyaka ye yose amenya ubwenge, ugasanga afite nk'imyaka nka 30 abikora, wa 31 akazahura n'umuntu akajya abikorera mu cyumba cye, ariko nta handi abikora kuri uwo mugabo we cyangwa kuri uwo mugore we. Kwabaho n'abagabo ngo bicuruza, aya ntawe aba ari abakiriya bazo. ni abakiriya bariho. None se abantuza ni abaki? Abapfubuzi ntabwo bakorera amafaranga, barayakorera. ubwo se ntibabigure? Si babigure? Okay, kandi koko barabishyurira cyane. ariko utuzi turiho, utuzi turiho kandi dukomeye cyane, turiho pe, kandi wagafatanya n'utuzi twinshi. reka twisoreze kuri iyi ngingo. Abasitari bamwe na bamwe baregwa kuremerera abafana kandi ari babageze abo bariwe. Kuki mwirengagize icyatumye iyo mazina yanyu amenyekana? Usibye ko ntarimo, Mana iyo muri n'umuntu nkunda, waza ufite ikinyabupfura, waba utagifite, wamamagara nta kinyabupfura kirimo cyakirimo, ndahindukira. Niba tutegeranye nkagupepera, niba twegeranye ndagusuhuza. Hari n'igihe umuntu aza akanatangira kumbaza ibindi bintu byo mu buzima busanzwe yibeshye ko dushaka kuba tuziranye. Abantu rero mufata izina mwahawe mukumva ko mugomba, niba uhuye n'umuntu ukabona wenda uburyo aje munsi bwo wowe wifuzaga cyangwa nta buziranenge, mufashe. Ariko wijya kumubwira nabi, wijya kumwereka ko ari inzengere, wijya kumwereka kuba yaraguhisemo kugira gukunde, yakoze ubugoryi cyangwa yari yabuze ibintu akora. Kuko abantu buzuye kuri iyi si bazwi ni benshi, yagenda agakunda n'abandi ariko akagenda neza nyine, ariko utagiye kumwereka ko ari umuntu wa fake n'ibiki. Buriya umusitari wicisha bugufi
agira abantu bamukunda yego batakiri abafana gusa, abantu bamukunda biri ku mutima. Hari abantu benshi bitabye Imana bari bazwi, twarabibonye ko bari bafite abantu babari ku mutima. Hari n'abandi tuzi neza ko baciyeho, avuga ngo barimo ngo cyo tuzengereza yaba ari uwo munsi stati zikuzura ibintu bigashicikana, ariko ugasanga niba bikubise icyumweru bataramushyingura, iza stati ntizingana n'abagiye kumushyingura kubera kuvuga nabi, kubera umutima mubi, kubera kwiyemera, kubera kugira gute. Nyuma y'uko uri umusitari uri n'umuntu, murakoze. yego ngayo ngoko rero Ketchup atubwiye inzaratsi zikomeye cyane waha umugabo cyangwa Nyinshi umugore. cyane, nzababwira n'amasura mushobora gukoresha meza cyane ku basilamu, meza afite ushobora gusoma ugiye ahantu gushaka akazi, ushobora gusomera mu maso utameze neza ukamererwa neza, ushobora kuba nyine ikintu cyose cyangwa umuntu wawe ushaka kuragiza cyangwa imyuka mibi ushaka gukuraho ushaka kuyisoma, cyangwa udashoboye kuyisoma ukaba wayipureyinga ukayitega amatwi, byose bigacamo. Mbibutsa ko muri Sunroot bafite imiti igiye itandukanye kandi ahanini ishingiye ku bimera n'ibyayi bigiye bitandukanye bifasha umuntu kugubwa neza kuri za ndwara zatuzengereje, ibintu bicamo neza cyane. Na wa munyu barawugira, twa turi kuvugaho ububani bafite ibintu byinshi cyane. Noneho hari ibyo tutavugira kuri kamera, ibyo bintu mujye mubyumva mu bihe n'agaciro. Kwa kundi ubona jouet de kirase z'imodoka ziba zaragize ukeneye kuyicongesha moteri ukandagira ngo kujyayo bakamenesha amavuta, baragufasha cyane ku mugabo. Ikindi mwumve twe tubivuga tutari abaganga, ushobora no kumva utanyuzwe ukamuhamagara ukamubwira uti ufite ikibazo iki n'iki, akakurangira ahantu akorera, ni hari hafi yo kwa Gisimba kuri sitasiyo, ukagenda mukaganira akagufasha ibibazo byawe byose. Icyiza cye ntabwo areba ku mafaranga cyane cyangwa ngo nyine ngo ibije by'ako kanya, yita ku buzima, ni n'umuganga nyine kandi ubifitiye ibyangombwa, apana ibintu bya sitarakari. Mukora nk'agapublicité kavuga ngo waba ucika intege mugire umurazamuka shyoronki, waba wubaka usenya, waba urimo zivamo. Nuko nimero yabo rero ni 079 20 36 51 0. Mumuhamagare ubundi babahekeya, babahe ibintu byose mwifuza, umwaka musoze mumeze neza. Ketchup ngushimire cyane. Wakoze cyane.